Imyidagaduro ni kimwe mu byangombwa umubiri w'umuntu ukenera mu buryo butandukanye. Nubwo hakiri imbogamizi zo kuba aho kwidagadurira hadahagije, ntibivuza ko iyi gahunda ikomeza mu bantu by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Guhera ku mugoroba wo kwa gatanu abantu babatangiye weekend. Muri iyo weekend abantu bajya ahantu hatandukanye hashobora kubafasha kwidagadura. Aho bakunda kugana ni mu tubyiniro. Gusa ukigera ku muryango w'utubyiniro abantu ntago babifuza yuko wakwinjiramo, ndetse nabo huye nabo kugira ngo uganire nabo ntago bashobora kukuvugisha. Tukimara kugera muri tumwe mu tubyiniro ahangaha mu mujyi wa Kigali, abantu twahasanze umva uko babyitwayemo. Mwese mfite uburenganzira. Nimba yakubonye muri kamera akakubwira ngo musibe, uburenganzira bwuhe ndimo kukwereka ngo nta muntu ugaragara isura. Waza bisobanura yibonye gute? Yimoye nibyo ari gukoresha, nibyo ari kuri yakane n'ubu uri gufata amajwi. Oya, usibye kuba abantu bajya mu tubyiniro mu rwego rwo kuruhuka no gushaka ibyishimo, bitabira ibitaramo bitandukanye. Uru rwego rumaze kugaragara ko rushobora kuzamura ishoramari n'ubukungu bw'igihugu muri rusange, cyane cyane binyuze mu bitaramo biri ku rwego mpuzamahanga. Umuhanzi Intore Masamba avuga ko ari intambwe imaze guterwa ku bahanzi mu bijyanye no gutanga ibyishimo kubagana ibitaramo biba byateguwe. Kiriho nuko hagiye kubaho calendrier ivugaho ibitaramo byose biri mu Rwanda, ku buryo umuntu azajya n'aba mukerarugendo bageze kuri aeroport bahagera bakabona calendrier irahari ibabwira kwa mbere naha hari jazz, kwa kabiri hari gakondo, ahangaha kwa gatatu hari reggae, ku buryo ibitaramo birahari mu Rwanda, ibyishimo birahari mu Rwanda ubigereranyije na mbere. Kandi koko iyo birebye kujya hanze byagutwaraga amafaranga menshi, iyo watagenda ndege wagendaga n'imodoka wagenda gushaka ibyo bitaramo kubera uburyohe nyine. Ariko noneho ubu ngubu u Rwanda rugeze ku rwego rwiza cyane aho ibitaramo bihari ku bwinshi. Buri cyumweru haba ariho igitaramo hano mu Rwanda. Iyo bitari muri izo za hoteli navugaga, biba biri mu masare nka ka Kigali, biba biri Huye, biba ari n'ahandi mu ma district. Ku rundi ruhande, abategura ibitaramo bavuga ko hakenewe ishoramari ryimbitse mu bikorwa remezo bifasha kwidagadura. Ibi biterwa nuko ibihari ngo ari bike kandi binahenze, nk'uko Muyoboke Alex na Uwagaba Joseph Caleb bamwe mu bategura ibitaramo babivuga. Nkuko bubatse iri arena ya Kigali inyuma ya stade, bakubaka n'ahandi hatandukanye no mu ntara. Ubu turimo turava mu mujyi wa Kigali ariko kwagera nko mu ntara nta hantu usanga gukorera. Usanga uri dukorera mu masare y'uturere, ugakanabwura byuma n'amasare y'akarere, hari amasaha bari bugere. So noneho no kugeza ku bintu by'amasaha bagerageze barebe niba ari igitaramo kiba cyateguwe ku bitamo, ntabwo biba buri munsi. Bajye n'aba bantu batuye hafi aho ngaho kugira ngo babyihanganire tubashe gukorana nabo, kuko ni business nk'izindi zarezo zose. Kuko nibazanye mu artiste ukamwishyura, hari n'abakozi bari bukora aho ngaho bari buhembwe, abose n'abanyarwanda baba barimo. So ibyo nibyo nakwisabira cyane ariko noneho nkita ku investinga ahantu bagomba kwidagadurira. Ibyo ni ibintu rwose mu Rwanda turimo haracyari hake cyane. Iyo ubaze nk'ayo masare, hari sare usanga ikodeshwa nka 3 n'igice, 4 miliyoni 2, iza makeya za zindi zijyamo abantu hagati ya 800 batageze ku 1000, usanga ari miliyoni. Rero gufata sare yishyuwe amafaranga ari hejuru ya miliyoni 2, hanyuma ukishyuza 5,000 utegereje ko abantu bari bwinjire, amafaranga ari buvemo ari uri bwishyure expenses, biracyatugoye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro ry'imyuga, ubuhanzi, ubugeni n'ubukorikori mu rugaga rw'abikorera avuga ko ishoramari mu bikorwa by'imyidagaduro ari ikintu kirimo kuganirwaho n'inzego zitandukanye. Turaganira rero n'inzego bireba ndetse zitandukanye ku buryo icyo kintu tubasha kubaka aho habaho kwidagadurira cyangwa se ho kumurika ibyo bikorwa bitandukanye, hakaba harahari haba kuganira n'abahanzi cyangwa se n'abashoramari. Ibyo byose biriho urugaga rw'abikorera rurimo kubikoraho. Hari imishinga itandukanye ndetse urugaga rw'abikorera rwatangiye gukoraho. Gusa ibi byifuzo birimo gushakirwa ibisubizo, kuko inyubako Kigali Arena irimo kubakwa amanywa n'ijoro iruhande rwa Stade Amahoro, izajya yakira imikino n'ibikorwa by'imyidagaduro. Ni kimwe mu byitezweho kugabanya ubukana bw'ikibazo cyo kutagira ahantu hahagije ho kwidagadurira, kuko izuzura uyu mwaka ikazajya yakira abantu 10,000. Kwizera John Patrick, i Kigali.